aravuga ngo dore igihe cy'umugeni, impinduka murayibonye, ariko siko kuza kwanjye. Arabwira ati ibyago bizaza bisimburana, ariko abanjye ndabazi nabo baranzi. Uwiteka arababwira ati wasengaga rimwe nasenge gatatu, kuko ibikomeye bije. Musenge musaba ubwugamo. Uwiteka amanuwe no guhemba no guhana. Abasenga mwongera ibihe byo gusenga. Habayeho intwarane, intwari zarananiwe. Arabwira ati mbese amatangazo mwayumvise, mbese mwamenye iminsi n'ibihe? Arabwira ati buri wese natunganye ibidatunganye, ugira icyapfa na mugenzi we namusaba imbabazi, kandi mubabarirane. Igihe kirageze yemwe, ijambo ryanjye muryibikemo, indirimbo muzibikemo, dore Bibiliya zirabitswe. Yemwe nimunkorere igihe cy'igihari. Arabwira ati nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Arabwira ati kumva mwarumvise, kubwirwa mwarabwiwe. Arabwira ati ninde wabwiriza umupfapfa kumva? Arabwira ati n'ibigarashi bizumva. Uwiteka aravugana n'abantu bahize. Nimuhigure, igihe kirageze, muhigire imihigo ku yindi. Nyiringabo Imana aravuga ati wasengaga rimwe nasenge gatatu, wasengaga gatatu nasenge gatandatu, kuko ibikomeye bije. Imisozi iruta iyindi dore iraridutse, mubirebesheje amaso yanyu, niko Imana ivuze. Abigize ibihangange mu murimo wanjye, dore mbashize hasi mu nsengero ndimo. Dore benshi bubatse ku musenyi, abandi bubatse ku rutare, benshi bagushijwe n'amasezerano. Dore benshi baragiye ntibagarutse, bari mu businzi, ubusambanyi, ubusambo, ubujura, kubera amasezerano. Nyiringabo Imana aravugana namwe ati wasengaga rimwe niyongereho cyane, kuko bwije ntago buzacya, dore igicuku kirakuze. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, turabishimiye mu izina rya Yesu, turashuje tubifurije umwaka mwiza. Ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka muri mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi ku Nzira y'Ijuru TV. Nk'uko bisanzwe ku Nzira y'Ijuru TV tujya tugira umugisha wo kwakira abakozi b'Imana batandukanye. Uyu muntu hari abantu bamuzi umubyeyi, hari n'abatamuzi bamubonye ni ubwa mbere. Twajyaga tumwakira ku yindi channel itari iyi ngiyi, ariko uyu munsi tugize umugisha muri uyu mwaka 2026 hari ubutumwa azanye, ubutumwa kandi agomba gutambutsa. Ubutumwa Imana yamuhaye bw'ibi bihe tugezemo, ntabwo ndi bumuvugire, nubwo ndi bubabwire izina rye, ni mukuru arivuga. Karibu umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Baza Mumeze mute? tumeze neza. Turakwishimiye ku Nzira y'Ijuru TV, tuguhaye ikaze. Yego. Hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere bamubwira gute? Mubwira ati ni inshuti yanjye, nawe ni inshuti y'umusaraba. Yego. Ndagira ngo nawe dusangire ibyiza Imana yabohereje. Ngaho tubwira amazina hanyuma utangire dusengera ubone gutambutsa message yawe. Nanjye nitwa Raha Jani, ndi umukozi w'Imana. Iyi Imana intumye ndayitumikira sindanyininira. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukubaha Imana. Ko dushyira imbere y'Imana, we ndaza kukubaza kandi kabazo k'amatsiko gatoya. Banza dusengere. Karibu. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ububasha, Imana ifite ubushobozi ku byaremwe byose. Muri aya masaha turakunezerewe kandi turagushimye uko turiho kandi turi amahoro. Turagushimye kuko warinze ubugingo bwacu, urinda ubugingo bwa bene data bose. Turagushimye kuko uturindiye mu buntu bwawe, tukaba tuvuga izina ryawe ry'icyubahiro. Mwana w'intama w'Imana, amasaha nk'aya ndi imbere y'iyi kamera, Uwiteka Imana Data wa twese, nazanywe no kugira ngo Data wa twese ntambutse message zawe mu izina rya Yesu, kugira ngo ababasha gutega amatwi bace bugufi bihane kandi bezwe mu maraso ya Yesu Kristo. Turagushimiye cyane rero, ngusaba kugira ngo ubahe amatwi yumva n'amaso areba, kandi Uwiteka Imana barusheho kumvira umwuka.
urakoze cyane kuko ugenda kuri buri umwe. Amen. mu izina rya Yesu Imana idumugisha. Hanyuma Rahajani, Karame. wenda mbere yo kutambutsa message, umuhamagaro wawe wakira Yesu nk'umwami mukiza byaje bite? Watangiye gukizwa inzira y'agakiza ryari? Natangiye gukizwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu. 93. Ni ukuvuga ngo niho Uwiteka yampamagaye, ampamagarira mu nzozi, Yego. nditaba, numva ibyo ambwira, numva nibyo. Ubwo ndavuga ati gukorera Imana bizanyura he, cyangwa se nzagukorera bigenze gute? Ubwo wari wasengeraga muri itorero cyangwa iwanyu bari abo muri itorero? Iwacu basengeraga mu itorero rya DPR. Yego. Ni ukuvuga ngo umuryango wose wari mu itorero rya DPR kuko twari tuyobowe na data wacu wari umushumba w'itorero. Ni ukuvuga ngo nanjye nza gukirizwamo. Imana niyo yansanze, ntago ari umuntu wambwirije. Imana niyo yansanze, ndabona ndihana, ndabatizwa mu mazi menshi, nakira agakiza, ndangirana no kuvuga ubutumwa bwiza. Amen. Umuhamagaro none watangiye uhita utangira gukoreshwa n'Imana igutuma cyangwa cyaje kuza nyuma? Ngewe nabatijwe mu mazi menshi, ntangirana n'ubwo nyine bwo gukorera Imana. Oh, good. Yesu aguhe umugisha. Ngaho karibu sana na message Imana yaguhaye. Message Imana yampaye, hari ijambo Imana yampaye ngitangira uyu muhamagaro, riri muri Timoteyo wa mbere ibice 4:11 kujya kuri 16. Riravuga ngo ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo b'icyitegererezo cy'abizera, ku byo uvuga no ku ngeso zawe, no ku rukundo no ku kwizera, no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha, ntukirengagize Imana ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Imana ishimwe. Hari andi magambo Uwiteka yansanze mu nzozi, ambwira amagambo yo muri Bibiliya yanditswe muri Luka ibice 21:34-36. Haravuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivutu no gusinda amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, uko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Matayo 24:43-44. Ngarika ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundira gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu aziyemo. Dusome mu Baroma 13:11-14 ngo nuko mujye mugenza gutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Itangazo. Nimuinurwe n'imiburo y'Uwiteka, dore azabasukaho umwuka wayo, azabamenyesha amagambo ye. Yarabahamagaye muramuninira, yabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama ze zose, no kubacyaha kwe nimubyitayeho. Nuko rero Uwiteka azabakina ku mubyimba mwagize ibyago, azabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru,
ibyago byanyu bikaza nka serwakira. Igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nk'abihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Ntibemeye inama zanjye zose, bahinyuye guhana kwanjye kose. Byanditse mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere 23 kugera kuri 30. Hari n'indirimbo ya Nowa 38 igitero cya mbere n'icya gatatu n'icy'umunani. Gisome mu magambo. Icya mbere kiravuga ngo Nowa kuki wubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye umusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Icya gatatu, bagira inama yo kubazanya, none Nowa yaba avuga ukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomereze mu byo kwinezeza. Icy'umunani, umva uko Imana yabashubije. Nowa yajyaga bigisha rwose, mubigira ibikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Dusome muri Yeremiya ibice 3 umurongo wa 13. Icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti gitoshye. Kandi ndumviye ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Yesaya 1 umurongo wa 16 kugera kuri 20 aravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganura abarengana. Mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. Nimwemera mukumvira, muzajya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Zaburi ya 50:16-23. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kanjye? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirengagiza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rure mu buriganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, kwibwira ko mpanywe nawe rwose. Ariko nzaguhana, mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Matayo 7:1-3:15. Nimugacira abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa. Niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Cyangwa babashute kubwira mwene so uti, henga ngo utokore agatotsi mu jisho ryawe, kandi ufite umugogo mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko aribwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri, basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugwegwe, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, nuko igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. Yeremiya 11:11. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, dore ngiye kubateza ibyago, ibyo batabasha kurokoka, ibyo batazabasha kurokoka. Bazantakambira ariko sinzabumvira. Ezekiyeli 7:4. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya ko ari njye Uwiteka. Ezekiyeli 6:1. Aho mutuye hose imidugudu izahinduka imisaka, kandi insengero zo mu mpinga y'imisozi zizasenywa,
kugira ngo ibicaniro byanyu bisenywe bihinduke ubusa n'ibigirwamana byanyu bimenagurwe bishireho. Itangazo yemwe abatuye mu misozi n'ibibaya, nimwumve amagambo y'Uwiteka. Iherezo rya byose riri bugufi, nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ye. Umunyabyaha nareka inzira ye mbi arimo agarukira Uwiteka, nawe aramugarukira. Uwiteka ababajwe n'ibyaha biri gukorwa rwihishwa, dore ariyiziye. Byahishuwe 22:6-12. Arambwira ati, ayo magambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba. Ahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Uwiteka arababwira ati, wasengaga rimwe nasenge gatatu, kuko ibikomeye bije. Musenge musaba ubwugamo. Uwiteka amanuwe no guhemba no guhana. Abasenga mwongera ibihe byo gusenga. Habayeho intwarane, intwari zarananiwe. Igice cya 2. Uwiteka arababwira ati, nimwumve, ndashaka ko muhinduka. Muhinduke, nimwezwe. Yemwe baniko byahoze mwe, nimuhinduke mu mvugo, nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Araje. Uwiteka arababwira ati, niki? Yemwe mwandyarya mwe, nimuhinduke. Niba mudahindutse ngiye gukora ikibi we. Muhinduke, Yesu araje. Yemwe, sindeba ubugari bwawe, sinitaye kureba uburebure bwawe, sinitaye kureba uburanga bwawe, sindeba amashuri wize, sindeba ku cyubahiro cyawe. Nzakoresha ibiti n'amabuye, nabo mwabonaga nk'abasazi nibo nzakoresha. Naje iwanyu nshonje ntimwangaburiye, nambaye ubusa ntimwanyambitse, naje imvura inyagira ntimwanyugamisha. Ndababwira ati, abasenga by'ukuri ngiye kubagaragaza. Kandi arababwira ati, mugiye kubona yemwe abo batari abanyacyubahiro aribo babaye abanyacyubahiro. Arababwira ati, umurimo wa nyuma niwe uzahesha uwa mbere agaciro. Abo mwabonaga nk'ibyarya ngiye kubagaragaza. Ndimuye kandi ndimitse. Arababwira ati, igihe cyo gutoranya kirageze yemwe. Arababwira ati, mbese amatangazo mwayumvise? Mbese mwamenye iminsi n'ibihe? Arababwira ati, buri wese natunganye ibidatunganye, ugira icyapfa na mugenzi we namusaba imbabazi, kandi mubabarirane. Igihe kirageze yemwe. Ijambo ryanjye muryibikemo, indirimbo muzibikemo, dore Bibiliya zirabitswe. Yemwe nimunkorere igihe cy'igihari. Arababwira ati, nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Arababwira ati, kumva mwarumvise, kubwirwa mwarabwiwe. Arababwira ati, ninde wabwiriza umupfapfa kumva? Arababwira ati, n'ibigarashi bizumva. Arabwira abanyembaraga ati, igihe cyo kunkorera no kumvugira ni iki? Igihe ni iki cyo kuntambira no kumpamya? Igihe kirageze wampamirije imbere y'amaso y'abantu, nanjye muhamirije imbere y'amaso ya Data. Uwiteka aravugana n'abantu bahize. Nimuhigure, igihe kirageze, muhigire imihigo ku yindi. Nyiringabo Imana aravuga ati, wasengaga rimwe nasenge gatatu, wasengaga gatatu nasenge gatandatu, kuko ibikomeye bije. Imisozi iruta iyindi dore iraridutse, mubirebesheje amaso yanyu niko Imana ivuze. Abigize ibihangange mu murimo wanjye, dore mbashize hasi mu nsengero ndimo. Dore benshi bubatse ku musenyi, abandi bubatse ku rutare, benshi bagushijwe n'amasezerano.
dore benshi baragiye ntibagarutse, bari mu businzi, ubusambanyi, ubusambo, ubujura, kubera amasezerano. Nyiringabo Imana aravugana namwe ati wasengaga rimwe niyongereho cyane, kuko bwije ntago buzacya, dore igicuku kirakuze. Abaheburayo 12, 14, 16. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, benshi bagahumana. Dore igihe cy'umugeni. Aravuga ngo dore igihe cy'umugeni. Impinduka murayibonye, ariko siko kuza kwanjye. Arabwira ati ibyago bizaza bisimburana, ariko abanjye ndabazi nabo baranzi. Arabwira ati mukure ubwoba ku mitima yanyu. Arabwira ati mbere na mbere mu nyubahe nanjye nzabubahisha. Yemwe abatumva mwe, ariko arababwira ati banyanga kumva ntibanze no guhanwa. Ndababwira nti abasenga nimusenge kandi musenge, dore insengero zari zifunguye zirafunzwe, ivugabutumwa rirahagaze. Ndababwira nti niki mutabonye niki mutumvise. Ndababwira nti umwijuto w'ikinonko ntumenya ko n'imvura izagwa. Ndavugana namwe nti yemwe abafite inzara n'inyota, nimuze mbaruhure iyo mitwaro mwikoreye ibaremereye. Nyiringabo Imana avuganye namwe ati ndi Uwiteka utabara ntarebye kuri kavukire yawe igihagararo, sindeba amashuri cyangwa ndeba uburanga. Uwiteka avuganye namwe ati reka guha Satani urwaho ku mibiri yanyu. Imana irakubwira ngo abona atabaye nimunshime, mureke kwiyumanganya. Dore igihe ni iki cyo kumpamiriza imbere y'amaso y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere y'amaso ya Data. Ati ndaje gusarura ibyeze n'ibiteze. Yemwe ibizira byarinjiye, atariko ndi maso ntabwo nsinziriye, imisozi yose nyinyuzemo. Ati hahirwa bari kunshakana umwete bakambona. Ati mube maso, hadutse indwara nyinshi z'ibyorezo. Ati umunyabwenge niyige gusenga igihe kigihari, kandi umunyabwenge yo kuvomera mu mperezo zitobotse. Ati abaca imanza ndaje ntungura kandi ndaje. Ndababwira ntabwo mwumva kandi mubifata nk'ibikino. Atariko ndaje nyuze mu ngeri zose niko mvuze ubwoko bwanjye. Ati niki ntakoze niki ntavuze, narababambiwe. Yemwe ngumbaza amatwi n'amaso yanyu ntarebe, umwami w'Isiraheli araje si amagambo. Indirimbo ya 272 iravuga ngo umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. Ku irembo nuko araje kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho iteka. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahoraho, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ndaje gukina ngukina mube, kandi mube ntawahwana nawe. Ndi Imana itari intambira kibi, umunyangeso mbi ntabwo azaba iwanjye, kandi abo nasezeranyije nzabikorera kwiyubahisha. Ndimucogore nimucika intege, hari itangazo ry'ihumure ku buzima bwanyu. Abanyiringira ntabwo bazakorwa n'isoni, keretse abava mu masezerano nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Nta wankoreye uzikorera amaboko. Byahishuwe 21:5. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi ati andika, kuko ayo magambo arakwizerwa na y'ukuri. Kandi ati birarangiye. Ninjye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo, unesha azaragwa byose. Ndi Uwiteka ndebera hose icyarimwe, ninjye tangiriro nkaba n'iherezo, uko narindi niko nkiri. Arega igitangaza nakoraga ndacyagikora,
nta wambanjirije nta n'uzamperuka, ndi Imana ikomeye. Ndavuga nti kora, ntabwo njya nshikira. Iyo nje kubitangira ntawe nshyira ku ruhande ngo ndahera he, iyo nje kubisoza ntawe nshyira ku ruhande ngo birarangira ate. Buri wese niyezwe ku gato na kanini, kubera ko ndi kweza umugeni yemwe. Ndababwira nti nimuhinduke, muhindurwe n'imiburo yanjye, nimuhinduke kandi muhindukire kundeba, nanjye nzahindukirira kubagirira neza. Ndi Uwiteka Imana yanyu. Ndababwira nti nimusenge yemwe, kuko mugiye guteragira nk'intama zabuze umwungeri. Kuki mutizera ngo ijambo ryanjye rigume muri mwe? Ati nimusenge mutagwa mu moshya. Uwiteka aravugana namwe ati hari abantu ngiye gukina umupira nabo, ndakina n'ingeri zose kuko ari Uwiteka uvuze. Ati nimugaruke mureke kugenda ikinyuma nyuma, nimugaruke nimugarukiraho. Abanjye mbahaye umugisha bamaze kumva iyi miburo, bagaca bugufi bakumva imiburo yanjye, kandi abanjye babyiyumvamo. Iyo bagenda barabyumva, niyo bicaye mu mvugo zabo barabyumva, niyo barya barabyumva. Bafite uburinzi, bafite urukundo kuko bababazwa na bagenzi babo. Niyo bambaye babyiyumvamo, bafite urukundo rwa bagenzi babo. Imana igahamagara abitirirwa ngo bari ku rutonde, nibahindukire cyane, nibambare imbaraga, nibambaze uti nibihanire kureka, bagire ukuri, bababarire, babohoke, kubera ko nabo nabashyira ku rutonde bakimenya. Ati yewe iyo uciye bugufi nanjye ngucira bugufiya, nibugabanye kwizera nanjye ndabikora. Nimusengere igihe mugezemo n'iminsi muri kujyamo. Ni iminsi iruhije, benshi bararangaye, ni iminsi benshi babuze ubugingo, ni iminsi amaso yabo yahumye, ni iminsi benshi barohamye. Umuntu wese ugihumeka uyu mwuka dufite nakore atunganye umuharuro wo ku rugo rwe, akore isuku mu nzu ye, kuko hari umushyitsi ubatunguye uje gusura umuntu wese. Ntabwo muzi inzira azanyuramo. Niba azanyura mu burasirazuba ntabwo mubizi, niba azaca mu burengerazuba ntabwo mubizi, niba azanyura mu majyepfo ntimubizi, niba azanyura amajyaruguru ntabwo mubizi. Nimwitegure umushyitsi muhire. Abari mu bihe byo gusenga nimwongere ibihe, kandi aka gahe ntimugapfushe ubusa ngo mugasuzugure cyangwa mukakerense n'ak'intwarane mu gihe intwari zananiwe. Yeremiya 7:5-6. Kuko ngo nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza inama zitabera umuntu n'umuturanyi we, nimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, nimuvushirize amaraso atariho urubanza. Hano ntimukurikize izindi mana zitabateza amakuba. Genda ubabwire naho babyumva cyangwa ntibabyumve, ubabwire uti ndashoje. Genda ubabwire ati uwumva niyumva, utumva rerere. Dore ngeze ku bicu nje guhemba no guhana. Genda ubabwire ko ari igihe cyo gukanguka. Niba badahagurutse barasigaye, niba bataje barasigaye. Ati yemwe mbuganye namwe ati mube maso. Ati ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Mbuganye namwe ati mube maso, kuko umwijima umanutse, buri wese niyite ku iherezo rye. Ati mube maso ku mukumbi wanjye, nje gukura intama mu ihene. Ati ndi Imana idahindurwa n'ibihe. Ati ndi Imana ije kubika no kubaka. Ati ndi Imana yivuga kandi yivugira. Ati hari ibyo nje kurema kandi hari ibyo nje guhindura. Mbihe ishusho kuko ndi Uwiteka. Ndavugana namwe ati abakozi bari mu isi, ariko nta mazina yabo ari mu gitabo cy'ubugingo. Ibyaha biragwiriye kandi abantu barushijeho kuba babi cyane. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, ndirahiye.
bwoko bwanjye, mvuganye namwe ati ubwire buraje, buri wese niyite ku iherezo rye. Ati muhinduke kandi nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Ati itorero ryanjye nimuhagarare mu cyubahiro cyanjye, muhagarare mu izina ryanjye, kugira ngo rihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Mvuganye namwe torero ryanjye ngo nimube maso, uko nagiye niko nzagaruka. Mvuganye namwe ati mube maso, uko nagiye niko nzagaruka. Mvuganye namwe ati abanjye ndabazi kandi nabashizeho ikimenyetso. Ati ndi Imana itita ku cyubahiro, ndi Imana itareba igihagararo cyangwa uburanga, ndi Imana itareba uburebure cyangwa ubuhanga, ndi Imana itarobanura ku butoni. Ati ndi Imana ikora uko nshatse, ndi Imana yimika ikimura igakuraho, ndi Imana yica igakiza, nshyira ikuzimu ngakurayo, ndi Imana idahinduka, Imana ishoboye byose. Atariko ndaje ntawe ntumye, buri wese arambonye. Uwiteka avuganye namwe ati ubugome n'ubwicanyi bibaye byinshi mu isi. Nyiringabo Imana avuganye namwe ati ntabwo ntinze, aravuze ngo aje kweza umugeni. Ataje gusarura ibyeze n'ibiteze, mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe Yesu azazira. Matayo 25:13. Kandi ndatambutse, ndatambagiye, ndazengurutse, nyuze kuri buri wese. Bugiye kwira ndibuke, mukwiriye guhora muri maso, mutunganya ibidatunganye. Kuko igihe ari iki Uwiteka ariyiziye, aje gusarura ibisarurwa bye ko bimaze kwera, guhemba no guhana. Abaroma 13:11-13. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Arakubwira ati ese waba witeguye cyangwa witeguye ate? Ese waba uri maso cyangwa urahunikiye? Nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Indirimbo ya 69 mu Gakiza. Ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga. Uwihanganye azaragwa icyo gihugu. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanjye ba maso, utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Twizeye rwose kuzabona icyo gihugu uko kiri. Dutegereje gusa uwaducunguye. Ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka, bitwereka ko wa munsi wegereje. Kandi ibyanditswe bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwo azagaragarira mu bicu, haleluya haleluya, azaboha wa mugome umwagerageje kuturimbura. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza. Ubakanguze vuba bya bimenyetso, kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Nukuri tubona ko Yesu aza vuba. Ubutumwa bwo kurangurura buravuga ngo ngutumye kurangururira abantu banjye. Rangurura ubabwira ati Yeremiya 7:19-30. Mbese ninjye barakaza? Niko Uwiteka abaza. Si bo ubwabo bikoze isoni? Nuko umwami Uwiteka avuga ati dore uburakari bwanjye n'umujinya wanjye bigiye gusukwa aha hantu, ku bantu no ku matungo no ku biti byo ku gasozi no ku myaka y'igihugu, kandi bizagurumira ubutazima. Ngarega abayuda bakoreye ibibi imbere yanjye,
niko Uwiteka avuga. Bashyize ibizira byabo mu nzu yitiriwe izina ryanjye barayanduza, nyamara ntibarakumvira habe no gutega amatwi, ahubwo bashinze ijosi barusha ba se gukora ibibi. Uzababwire ayo magambo yose ariko ntibazakumvira, kandi uzabahamagara ariko ntibazakwitaba. Maze uzapfe kubabwira ati, ubu ni ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo, butemeye no guhanwa. Ukuri kuraheze kandi gushize mu kanwa kabo. Urangurure ubabwire ati, ndi Uwiteka Imana yanyu bwite. Ati yemwe abanjye ndabazi, nabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso yanjye. Urangurure ubabwire ati, uwanga kumva inkota y'Uwiteka izamurya. Ndi Imana irangururiye ku isi yose ati, ndavugana namwe mu bicuku bya nijoro, ngavugana namwe ku manywa y'ihangu. Ati ndaje ndatinze, nzanye ingororano ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo ngibyo yakoze. Nasome Ibyahishuwe 22:12-16. Ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ni Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi, ndi n'umwuzukuruza we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Rangurura uvuga uti, ndi Imana itarobanura ku butoni, ndi Imana itabeshya, ndi Imana yirebera ntabwo nerekwa, ndi Imana ireba kure cyane, ndi Imana ireba hahandi mutabasha gutekereza. Ibyo ukora byose narabibonye. Ndavugana nawe mugabo, mugore, musore, mukobwa, mwana muto. Njya kukurema nari nkuzi, ndi Imana yanyu. Nubwo unyibeshyaho ukanyitiranya ngo mpora mvuga ngo ndaje, mukavuga muti ndaje. Igihe wahereye uvuga ngo uzaza urihe ko utinze? Yewe mwana w'umuntu we, igituma ntinze kuza kuko ndi Uwiteka, ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Yewe mwana w'umuntu we, n'uyu munsi mbishatse naza, ariko ndi Imana igiteza ibiganza, ndi Imana igihagaze ku bicu, ndi Imana yitamuruye mu gicuku cya nijoro, kugira ngo abari kure n'abari bugufi bansange. Ndi Imana igifite imbabazi nyinshi cyane, ndi Imana igiteze amaboko kugira ngo uwumva ijwi ryanjye niyinangire umutima, nanjye ndamugirira ibambe. Ndi Imana ivuganye namwe bwoko bwanjye. Ndaje singererewe, ndaje sindinze. Mbishatse nagira gutya gato gusa, kuko mbafite mu kiganza cyanjye. Ndi Imana yanyu, kandi nje kugendana n'abihuta, ariko abasinziriye ndagiye. Hari abibwira ko nzahagarara mu bicu ngahamagara, ariko uyu munsi yaba ari uwawe, wakwezwa rwose ugatungana, naza kukureba ngasanga witeguye. Ariko rero byaba bibabaje kuba warasenze ukaririmba sinkubone. Byaba bibabaje waravuze ubutumwa bwiza sinkubone. Byaba bibabaje kuba waratanze amaturo n'imigabane ya 1/10 ugafasha abatishoboye sinkubone. Byaba bibabaje kuba warakoze buri kimwe ukitanga sinkubone. Byaba bibabaje rwose. Ariko ndakwinginga mwana w'umuntu ngo ugarukire aho ugeze. Ndavugana nawe ngo nimusenge cyane. Ndi Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Ndi Imana ije gukora ibyo natekerezaga. Ndi Imana ije kugirira neza abandi akambira amanywa na nijoro.
abanjye ndabazi, kandi ndavuze ngo ndahagurutse nje kugendana n'abagenda, kandi nje kugirira neza intore zanjye zintakambira amanywa na nijoro. Mukomeze kunkorera abakozi banjye natoranyije, nanjye nje kubagirira neza. N'Uwiteka Imana yanjye. Ubutumwa bw'abungeri. Imana irabwira abungeri b'intama ati, yemwe bungeri b'intama mwe, mundege amatwi mbabwire. Uwabaha intama zivunitse akaba n'izitavunitse, mbese zigenda kimwe? Nazo ni intama, ariko ndababwira nti nimuziterure, kuko igihe cyo kugenda kwazo kirakomeye. Dusome amagambo y'Imana, ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 34:1-10. Nuko ijambo rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri b'intama, ku bungeri ba Isiraheli. Wahanure ubwire abo bungeri uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Ariko mwebwe murarya ibinure mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntabwo muzisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye. N'izavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanijwe. Intama zanjye zararorongotaniye mu misozi yose, no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanirijwe mu isi yose. Kandi ndawaruhije azishaka habe no kuzibaririza. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bungeri mwe, ati, Umwami Uwiteka aravuga ngo, ndirahiye. Ni kuki ubwo ndirahiye? Ni ukuri ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago, zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu ishyamba, kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenya ubwabo, ntibaragire intama zanjye. Kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo, ze kubabera ibyo kurya. Yesaya 3:13-15. Uwiteka ahagurukijwe no kuburana, agacira amahanga imanza. Uwiteka azacira imanza abakuru b'ubwoko bwe n'abatware babwo, kuko ari mwebwe mwariye uruzabibu mukarumaraho. Iminyago y'abakene iri mu ngo zanyu. Niki gituma mumenagura ubwoko bwanjye mugahera abakene? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Ibyakozwe n'intumwa, ibice 20:28-31. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose. Umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo, nababarire umukumbi. Kandi muri mwe hazaduka abantu
bavugira ubwanyu ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Isaya 35:3-4. Mukomeze amaboko atendebutse, mukomeze amavi asukuma, mubwire abafite imitima itinya uti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izaza naguhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Uwiteka arababwira ati nimusenge cyane. Imana ikuye inkota mu rwubati irimanukiye. Uwiteka aravugana n'abantu yaremye, aravuze ngo umuntu wese ugihumeka umwuka w'ubuzima, aravuze ngo iki ni cyo gihe. Ndi Uwiteka umanutse, ndamanutse, manutse mu bagabo nje guhana, manutse mu badamu nje guhana, manutse mu rubyiruko nje guhana, manutse mu bana nje guhana, kuko mwamenyereye. Nzi abantu bari gukora ibyaha, kuko nge Uwiteka manuye inkota yanjye. Aravuze ngo inkota yanjye iramanutse, ntizasubira mu rwubati rwayo idasohoje umurimo wayo. Naravuze ntimwumva, ntuma intumwa n'abahanuzi ntimwumva, ndarangurura ntimwumva, ntimwanabyitaho. Ariko nge Uwiteka ndavuze ngo nimunyitegure, kuko nje gusura umuntu wese, nje gusura umunyarwanda, nje gusura umunyamahanga, nje gusura isi yose, kuko nje Uwiteka nje gukubura ibintu bitagira umumaro. Aravuze ngo nimwitegure, kuko ndi umushyitsi mukuru, ntawe uzansubiza inyuma, kuko narambiwe ibyaha. Uwiteka avuganye n'abanyarwanda, aravuze ngo nimube maso, kuko nge Uwiteka nje kubarindisha imbaraga zikomeye. Aravuze ngo urwego rwose waba uhagazemo, arakubwira ngo senga, musengere abadamu batwite, musengera urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, kuko Satani abateje indwara zikomeye z'amayobera. Arabwira ati nimusenge kandi mube maso, njye Uwiteka uwo mwuka nkwigijeyo. Uwiteka aravuze ngo n'ufite inzu ayisengere, aravuze ngo kandi mwihane ibyaha, mugire umwete wo kwiyeza. Abasubiye inyuma mwongere mukanguke, abari gusambana muve mu busambanyi, abari mu macakubiri, abaja mu bapfumu, abarozi, nimwihane mubireke, kuko njye Uwiteka manukanye igitsure cyanjye. Hari icyo ngoze, ndemyemo amashimwe ku bantu benshi banyubashye. Nje guhanagura amarira y'abarize, nje kuyahoza nyakureho, bamaze igihe barira. Hari ibyo nje gusobanura, hari abo nje guhanagura amarira, hari abo nje kuremera. Icyo nshaka nuko mwihana mugasenga mukiranutse, kugira ngo ngewe Uwiteka nsohoze byinshi, ngakora ibyo ntaragakora. Uwiteka avuganye namwe ati mbarinze amapfa kandi akomeye, nongeye gufungura amasoko. Uwiteka aravuze ngo utanyubaha ntitugendane nanjye muri iki gihe cyanjye asigaye mu nzira. Njye Uwiteka Imana ndababwiye ati iki gihugu ndagikunda kandi ngifuhira ifuhe rikomeye. Uwiteka aravuze ngo navuze ko nzagikirizamo benshi, nzagikoreramo ibitangaza, muzacumbikira benshi kandi muzatwikira benshi, kuko njye Uwiteka mbereye abayobozi bacyo maso.
avuganye namwe ati umuntu wese utitaye ku cyo ari cyo akwiriye kunyumvira kandi agahora yiyeza umunsi ku munsi, kuko niba ntinze ngaho urupfu ntirutinze. Ngaho nimusenge mubere maso imiryango yanyu, nicyo Uwiteka ashaka. Dore hari amahanga menshi ndinze, byari bije byasamye, njye Uwiteka mbifunze iminwa. Uwiteka arababwira ati iki ni cyo gihe cyo gusenga utitaye ku cyo uri cyo. Waba umunyamahanga, waba uri muri Afurika, waba uri mu mahanga ya kure, Uwiteka aravugana namwe ati ntiwirate ubutunzi n'icyubahiro, kuko njye Uwiteka ngiye gukora cyane imirimo n'ibitangaza. Uwiteka arababwira ati rero igihe cyanjye kiraje, mpembere buri wese icyo yakoze. Indirimbo ngo byose birarangiye, araje, ibimenyetso yatanze byose bisa n'ibyasohoye, nubwo benshi badashaka kumva, barahumirije ntibashaka kureba, ariko abafite amaso y'umwuka bo barareba. Mbese ni iki gituma wijijisha ukiyumanganya amaso mugenzi, bikaba ntubirebe? Intambara zugarije isi yose, kandi ubona ari ibintu bidasanzwe, n'ibindi byinshi byavuzwe birasohoye. Reka kudamarara, kuko ibije byose biri ku mugaragaro. Abantu baratwika isi, ubwicanyi bukabije. Ayo niyo makuru twumva, ndetse n'ayandi tureba. Yavuze ko nimubona ibyo byose mumenye ko wa munsi uje. Ngo ndaje bivuga ko Yesu aje. Iyo ni inkuru bose ab'isi bakwiriye kwitegura. Nabo bose badashaka kumva, babangamiwe n'iyi nkuru ishaje, sinaceceka, navuze ko nzavuga bose bumve. Benshi ku isi uvuze iby'imperuka, ukavuga ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo, babyita iterabwoba. Baryohewe n'uko isi imeze, bafite umururumba w'ubutunzi, kuko benshi mu midugararo nk'iyo bararonga. Kanguka, kanguka, kuko ntibigitinze. Tega amatwi wumve iyi miburo ugishoboye kumva. Hari igihe uzifuza kumva, ariko n'abavuga nabo batakiriho. Nicyo gituma vuga nkubwire bigishoboka. Ubuhanuzi ati nimusenge cyane. Kabiri, wasenga gatatu, yongeho cyane. Ati ndatebutse, nje kurengera abanjye, uje kuba maso ntabwo ndamunyuraho. Imana ikababwira ati bamwe baretse gusenga, ndetse bigwirizaho ubutunzi, bibagirwa ko yari Imana yabubahaye. Ese uzabwira iki Imana? Uwera w'intama w'Imana avuganye namwe ati bamwe bagiye hanze y'igihugu cyabo, bagezeyo bararya baradamarara barahaga baribagirwa. Ati ndetse bamwe basabye igihugu bakomotsemo. Ati yemwe Imana irababaye. Imana iravuze ngo yewe, ati senga, usenga rimwe nasenga kabiri, usenga kabiri nasenga gatatu, kuko bugiye kwira ndibuke. Iyerekwa ry'ibimenyetso nabonye n'amaso. Hari ibimenyetso niboneye n'amaso yanjye njyamye mu nzozi. Ibyo bimenyetso ni byinshi, ni ibimenyetso bigera kuri 37. Ibyo bimenyetso cya mbere ni amakuru, ubundi ukabisobanura nyuma. Ibyo bimenyetso nabonye marayika azunguruka ikirere n'umusaraba. Cya kabiri, ukwezi guhinduka ijisho.
cya gatatu ukwezi kwicayemo umuntu wababaye, nongera mbona ukwezi kwicayemo umuntu utatse cyane. Cya kane gutambagizwa ururembo Siyoni. Cya gatanu ubukwe bw'abadayimoni. Cya gatandatu umunara muremure. Cya karindwi guca mu nyanja. Icya munani ni ukunyura mu muriro ugurumana. Cya cyenda ni urwego ruri hejuru y'umwobo. Cya cumi ni ukwiba kwitisa. Cya cumi na rimwe Jana ashakishwa ashyikirizwe umukuru w'abadayimoni. Cumi na kabiri ikimenyetso cy'amandiko AB, urwego, uruziga rwanditseho ubwiza bw'Imana n'ibintu bisiribanze. Cumi na gatatu guca mu ruganda. Cumi na kane imyambarire y'abana b'Imana. Cumi na gatanu ishusho y'Imana yarangiritse. Cumi na gatandatu guterera umusozi Sinayi. Cumi na karindwi igiti kinini gihagaze hejuru y'umwobo. Cumi n'umunani marayika ntuma kumushakira abantu 70 bakijijwe neza. Cumi n'icyenda uruyuzi rumera mu rusengero. 20 gupimwa ku munzani w'urudodo. 21 kwiyandikisha kuri liste. 22 abakristo bahagarara mu nzu y'Imana ari nk'intama zera, hanze ari ibirura. 23 kwimika Yesu mu mutima wawe. 24 gufunguza konte. 25 marayika anjyana kubyara. 26 inkoni y'Imana yinjira mu rusengero. 27 icyuma cyogosha cyinjira mu rusengero. Yesaya 3:16, 24. 28 abantu benshi bashaka kwambuka. 29 umunzani umunyamasengesho. 29 umunyamasengesho n'umunyempano. Imbuto zawe ni izihe? Zaburi ya mbere umurongo wa mbere kugera kuri 6. 31 abiyita ngo ni abakozi b'Imana ari abasinzi banywa inzoga. 32 umuntu maze imyaka 28 ari ku kidendezi. 33 Imana intuma gukura isanduku yayo nkayiterura mu nsengero z'abahanjuzi. 34 komoka uruzi rugahinduka ijoro ry'icuraburindi. 35 kwitandukanya n'abandi ugaca izawe nzira. 36 inzira zose zifungwa, mu misozi yose haboneka imwe, imbere hari umunzani. 37 kunyura mu muriro utazima.